ndashaka kubabwira ko mbiteguye, ndabiteguye nimudahindura system yo gukora, mukita ku baturage, mukita ku rubyiruko, mugaha agaciro abantu, nimusuzugura abantu ngo mubafate just kuko muri abayobozi ngo tubatinye gusa. Iki natwe igihe cy'amatora ubundi nicyo gihe abaturage dukwiriye kuvuga ibibazo byacu bitubangamiye, kuko n'ubundi iyo tumaze kubatora ntabwo twongera kubabona. Ndabyumva brother, iki nicyo gihe rero. So icyo nakubwira, mutegereze n'ubundi komisiyo y'amatora ubundi yo ntabwo ndarangizanya nayo. Komisiyo y'amatora nicyo kintu yayibwiye niwe akazi batanagashoboye basezere mu kazi, kuko usanga ari nabo baduteje n'ibi bibazo byose. Ni gute uvuga ngo abantu urabakingishije nk'abana bawe ngo nimufunge mutahe ngo amasaha yageze? No. Buri muntu aba afite uburenganzira. None se nimba ufungishije aba bantu ngo nibakore saa 7, uzi ibintu biba bipfuye. Hari abana bari gukora ayo masaha ufungishijeho, hari umwana ugomba kuza mu kazi saa 7. Urabyumva? None se nimba ufungishije saa 7, ubwo urumva wa mwana ugomba kuza mu kazi saa 7 aracyaje mu kazi? Ntabwo bakije mu kazi. Wambwira ngo impamvu ni iyihe yatuma mufungisha abantu saa 7? Exactly nibyo bintu navugaga, abo bantu dutora ntabwo baba batwitaye. Iyo bageze mu kazi babumva byabo birangiye, ukwezi kugashyira bagahembwa bagataha, yigereye mu rugo iwe ararushye, ntabwo ashaka ibintu bimusakuriza kuko we yavuye mu kazi. Nta kibazo, ku kwezi kurashyira amafaranga barayamuhemba, amafaranga yacu n'amafaranga yacu twebwe y'abanyarwanda. Ariko nibakeka ko tugiye kuva mu gakino nkuko babikeka, ko ubwo batwera iminye bakashaka kudushyira ku ruhande ko natwe nkaho akazi ari akabo bashaka kwihererana, ngo bakeke ko tuzarekura. No, nakurekura. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu twaje. Ubu ngubu abadepite basaze mu nteko ishinga amategeko bari kuzana utubazo nkaho bakavuze kera, ubu nibwo bari gushaka kutuzana kugira ngo nyine kuko babona ko twageze mu gihe. Gusa ndashaka kukubwira ko nzakomeza, nta no guhagarara, nta n'umuntu uzaza umbwira ngo va muri politike ngo iki n'iki, kuko akenshi baratubwira ngo politike ngo ni ngo politike ngo ugiye muri politike ngo iki n'iki ngo baragufunga. Nimba akazi batagashoboye nibegure ku kazi baveho. Urumva? Nimba batagashoboye nibegure ku kazi, abana bakeneye akazi barahari, kuko kubiri hari iri mu kazi. Nikeke ko wenda ari impuhwe iri kutugirira, ari n'amafaranga yacu twebwe ni abakozi bacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bari kutugirira impuhwe. Exactly, usanga n'amatora, twebwe amatora yacu yo mu Rwanda bije yayo ari twebwe abanyarwanda iva mu gihugu, nta nkunga twebwe iva hanze y'igihugu. Sasa rero ufashe icyo kintu twebwe amafaranga abanyarwanda dutanga kugira ngo ibintu bigende neza, mwebwe komisiyo y'amatora mugashaka ibintu kubifata nk'aho ari ibintu byoroshye just biri aho ngaho buri gihe. No. Habakwira nimba akazi mutagashoboye nka komisiyo y'amatora mugatanga, abantu bashaka akazi barahari. Abanyapolitike buriya nuko baratubeshya cyane kugira ngo bakomeze baturyana ayo mafaranga baba bari kurya, bakadutera ubwoba sometimes ngo nukajye muri politike, ngo politike iteye ubwoba, ngo iki n'iki bazagufunga. No. Icyambere na mbere iyo ufite imigabo n'imigambi. For example, ngwaye nk'urwo rugero rw'impano. Twebwe nk'urubyiruko usanga igihugu cyacu urubyiruko, singiye kuvuga ko bataduha amahirwe yarahari, ariko bakwiye kuduha amahirwe ya nyayo. Usanga hanini ku mwanya wa perezida hagiyemo abaperezida batanze kandidatire ku mwanya wa perezida abantu 3 n'ubundi n'ubushize bari barimo. It means that ni ukuvuga ngo bo komisiyo y'amatora uko ngiye mbibona bo bashaka koroshya akazi. Bashaka koroshya akazi kugira ngo wagira ngo barashaka kugira ngo berimine bamwe kugira ngo boroshye akazi kabo, ariko ntabwo bashaka guha amahirwe n'abandi bose, kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo nubwo ibyo badusabye twagiye tubyuzuza. Yaba abo bantu sinzi n'uburyo bavuga ngo hari ababura, sinzi ikibazo cyabo byo nanjye mu by'ukuri kabisa, sinzi n'uburyo nabisobanura. Ahubwo komisiyo y'amatora sinzi nimba navuga ko akazi kababanye benshi kenshi, nimba ari akazi badashoboye, ntabwo tuzaceceka kuri iyi nshuro. Urubyiruko natwe niyo mpamvu nsaba urubyiruko, ni gute ushobora kumbwira ngo bashyizeho ikintu kibangamira abaturage mwese mugaceceka? Ni gute umbwira ngo nimba igihugu cyacu
uburyo kiri guteramo imbere ukavuga ngo abacuruzi bafunge saa 7 mwebwe abayobozi twatoye mukagenda hariya mugaceceka utanaje ngo usobanura impamvu ngo ufungishe abantu saa 7 nta nimwe just impamvu babishyira abo ngabo bashaka ngo dufunge saa 7 nuko babiriwe mu kazi kabo babiriwe mu kazi kabo ngo barushye ngo badashaka sinzi ibintu bibasakuriza sometimes ngo bavuga ngo urubyiruko nicyo kinababaje urubyiruko akenshi babashaka kugira ngo badushyire icyo kintu ko ibiyobyabwenge iki n'iki ngo urubyiruko ngo iki n'iki ugasanga nimba igihugu cyacu gifite umutekano dufite abashyitsi birirwa baza mu gihugu cyacu ni gute umuntu ufata umwanzuro wo kuvuga ngo nibafunge ngo tubare ngo ni saa 7 utanze kandidatire inshuro zingahe iyi ni inshuro yanjye ya kabiri ubushize nari niyamamaje mu rubyiruko ryari 2018 ntabwo biba nk'ibyo ngibyo aho usanga umukandida depite uhagarariye urubyiruko nkanjye abantu ntabwo bahabwa amahirwe angana urumva nta kuntu ushobora gufata nk'ishyaka rimwe ngo urihereze 70% ngo andi mashyaka agabane 30%. Sinzi uburyo babikozemo ibyo bintu nicyo kintu njya nibaza kuko urabizi ko hari ishyaka rimwe rifata 70%. No 30 indi sigaye ikagabanwa n'andi mashyaka nabo bigenga. So sinzi uburyo babitekerejemo ibyo bintu sinzi n'impamvu babihisemo ugasanga komisiyo y'amatora nayo ngira ngo nicyo kintu kibagora kugira ngo bamanaginga ibyo bintu byo kuvuga ngo ari abafite 70% abandi bazagabana yangaya ugasanga abandi biyamamaje ugasanga bari gushaka utuntu nyine two gushyiramo ukuntu gufata abantu bamwe kubarutisha abandi niko nabyita. Iyi ni politike tuba turimo turi gukina urumva abantu bahangane kuko buri muntu wese abafite ibitekerezo nta muntu wavuga ngo uyu ni urusha uyu nguyu urumva icyo nicyo kibazo gihari cyane exactly uhita bibona hariya kuri komisiyo y'amatora nkatwe iyo tugiyeyo cyane usanga batanakwitayeho ukagenda gutyo kagira ngo ni ukuzuza umuhango just ngo abantu baje itangazamakuru riraho aho kugira ngo aho gukurikize gahunda kuko ngewe nkanjye exactly kwijana nagombaga gutsinda nimba wowe twaraguhisemo nk'umudepite uhagarariye abanyarwanda egera abaturage so kujya mu biro ukicara hari ukarya ukanywa n'icyayi warangiza wataha nimugoroba ugataha ukanywa kawayini no ubwo se ubukemu akazi no kwicara mu biro se kuki perezida yifata akajya mu cyaro gusura abaturage wowe umudepite unakwiriye no kubunazi n'ibibazo by'abaturage bafite ukaba utabagira ahubwo uri boss urumva ibyo bintu nibidakemuka niyo mpamvu mubwira ngo ubu naguhagarara aba badushukashwa just ariko iyo tumaze kubatora twongera kubabona se sindabona aho umudepite nabona ari inziranye n'inshuti zanjye nabo narababuze ndabizi se nabo sizi ikibazo bafite aho bwura nabo bararakaye utanabegera imagine sinzi kata babinyujijemo wa mugani ariko bakwiriye nabo kumenya ko n'urubyiruko bakaruha amahirwe n'abakandida bigenga bakabaha amahirwe nkaho usanga ibintu byabo bakora komisiyo y'igihugu y'amatora bitanumvikana kuko nibo bakwiriye kumenya ibyerekeranye n'iki n'amatora aho usanga abakandida mu by'ukuri amatora yacu hano mu Rwanda singiye kuvuga ngo wenda ndashaka gusabye iki n'iki biba binateguye neza mu gutegura kabisa ariko ugasanga reka nongere mbasuze mwebwe mudukunda kandi mukanadukurikirana ngira ngo mudukunda mutatuzi abandi muratuzi ngira ngo aho waba uherereye hose reka ngusuze nge nk'ibisanzwe wumva kandi unagusuza nitwa Young 250 the great of course mwene Siraki niyo mazina yanjye mwebwe mwitwa bande ngira ngo rero nk'ibisanzwe iyi chaîne yacu twitwa Mukunzi TV kuri inshuro nko mubibona kuri kamera zacu twabazane n'umusore ari buze kutwibwira cyangwa se kubibwira ababwire ni muntu ki gusa makuru mfite nuko ari umwe mu bari batanze kandidatire ku mwanya w'abadepite ariko ntibize gukunda ariko
we mu magambo make yatubwiye ariko agiye kudusobanurira mu buryo burambuye akaba yatubwiye yuko atanyuzwe n'icyemezo neke yafashe. Reka dutangire tumuha umwanya ubwo aratangira twibwira. Muraho neza? muraho Mwatangira mutwibwira. amazina yanjye nitwa Bingira Ronald. nkaba ndi mu bakandida depite batanze kandidatire uyu mwaka, nkaba ndi n'umuyobozi wabo bita abadasanzwe, ari njye muyobozi mukuru w'abadasanzwe. Murakoze cyane. Iyo uvuga ngo uri umuyobozi w'abadasanzwe, abadasanzwe ni bantu ki? Badasanzwe nta bantu nyine badasanzwe nk'uko ubyumva, ubwo wenda nabo tuzabaganiraho next time numuza kudusura. Ngira ngo bwana Bingira Ronald, koko watubwiye uti natanze kandidatire, n'ibyo bagushinjije byatumye kandidatire yawe itemerwa? Sinzi komisiyo y'amatora ikintu yagendeyeho cyane, kuko kandidatire twarazitanze turi benshi, n'abantu badusabaga twarabatanze, ko twasabwaga abantu 600. Nageze igihe cyo kubarengerezaho abantu kugira ngo wenda wa mubare wa 600 nawo ugere, wenda nibagiramo ikibazo nabo bandi narengejeho ko natanze abantu hafi 750. So sinzi ikibazo komisiyo y'amatora yagizeho cyo kugira ngo kandidatire zacu nizemerwe. Gusa ikintu cyo sinzi ikibazo bagizemo, batubwiye ko kandidatire zacu zitemewe, wenda ngo ari ibyaburaga, ariko bimwe byaburaga twagiye tubitanga. Bo ikibazo bagize ni ukuvuga ngo na abantu badusinyiye ngo nago bujuje ibyangombwa, kandi sinzi uburyo batujuje ibyangombwa nk'umunyarwanda. Niba umunyarwanda agusinyiye akwemeye kugusinyira, sinzi bo ikintu bagendeyeho kugira ngo kandidatire zacu nizemerwe, kuko wenda n'uwo mubare wa 600 bifuza wo twarawutanze, njye narawutanze ku giti cyanjye, mbarenzererezaho n'abandi ko njye natanze hafi abantu 750. So nimba hari nimba hari abo bagiye batoranyamo, sinzi impamvu batafashe muri ba bandi narengejeho, kugira ngo abo bandi wenda bakavaringe ba bandi 600. Ngira ngo ariko nka bamwe abatanze kandidatire ku mwanya mukuru w'igihugu, bo babashinjije yuko mu babasinye harimo abantu bafite nimero zirangamuntu zidahura na nimero batanze za telefone, imikono ari imikono gusa. Aho wowe si byo ushinjwa? Okay, ntago wenda navugira batanze kandidatire ku badepite, ku perezida gusa, ariko nabo uko nagiye numva bamwe mu bakandida batanze kandidatire ku bwa perezida, nabo nagiye numva icyo kibazo aricyo bagiye bagira, ugasanga benshi uwo mubare batwakaga wa 600 bagiye barenzaho. Gusa sinzi komisiyo y'amatora ikintu yagendeyeho kugira ngo wenda ishake gushyira bamwe ku ruhande, yemerere bamwe. Sinzi ikintu bagendeyeho muri make kabisa. Nanjye nicyo nibaza, nabaza komisiyo y'amatora ikintu yagendeyeho, kuko usanga nabo ngabo bagiye batanga kandidatire ku mwanya wa perezida, nabo nicyo kibazo nk'icyo twagize twebwe abakandida batanze kandidatire y'abadepite. Ugasanga abantu badusabye abantu 600. Mu gutanga abantu 600 twagiye tunabarenzaho kugira ngo ba bandi turengejeho bakavaringe ba bandi wenda babura, nabo bafite n'ibyo bibazo bibazaho. So sinzi bo wenda nimba akazi karababanye kenshi, wenda bagashaka kugira ngo ibintu babyoroshye berimine bamwe kugira ngo babikure mu nzira. Sinzi ikibazo cya komisiyo y'amatora kabisa, sinzi ukuntu babikoze ngewe kabisa. Nanjye nicyo kintu nibaza, no kugeza kuri uyu munota nabo ubwabo ntago wabibabaza ngo babigusobanurire. Ngira ngo bwana Ronald, hari ibivugwa yuko mujya gushaka imikono mwagiye mukoresha amafaranga cyangwa se mugatanga amafaranga ku baturage kugira ngo babasinyire, nibyo? Mu buhe buryo? Kuko wenda akenshi ibyo ngibyo babibwira twebwe nk'abakandida bigenga. Abandi bemewe, yabandi mashyaka, nk'andi mashyaka yagiye atanga abadepite cyangwa ku mwanya wa perezida, ibyo ntago bagiye babivuga. Akenshi bagiye bagendera cyane kuri twebwe abakandida bigenga. Nk'urugero wenda reka tujye ku mwanya wa perezida. Ku mwanya wa perezida hagiyemo abaperezida batanze kandidatire ku mwanya wa perezida, abantu 3 n'ubundi n'ubushize bari barimo. It means that ni ukuvuga ngo bo komisiyo y'amatora uko ngiye mbibona bo bashaka koroshya akazi.
barashaka koroshya akazi kugira ngo wagira ngo barashaka kugira ngo berimine bamwe kugira ngo boroshye akazi kabo, ariko ntabwo bashaka guha amahirwe n'abandi bose, kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo nubwo ibyo badusabye twagiye tubyuzuza, yaba abo bantu sinzi n'uburyo bavuga ngo hari ababura, sinzi ikibazo cyabo byo nanjye mu by'ukuri kabisa, sinzi n'uburyo nabisobanura, ahubwo komisiyo y'amatora sinzi nimba navuga ko akazi kababanye benshi kenshi, nimba ari akazi badashoboye, nanjye ubwanjye sinzi uko nabigusobanurira my brother. ngira ngo bwana Ronald, ubundi ujya gufata umwanzuro wo kwiyamamaza ushaka kuba umudepite, niki cyabiguteye? Of course iki ni igihugu cyanjye, n'itegeko nshinga rirabinyemerera kwiyamamaza no gukorera igihugu, nta kindi kiba gihari. N'abo ngabo mwumva ngo bemereye, si uko wenda bafite ubushobozi bwinshi cyane kuba bandushya nanjye ubwanjye ku buryo ntakorera igihugu cyanjye. Gufata uwo mwanzuro nta kindi kiri inyuma yabyo, ni ukugira ngo nanjye nkorere igihugu cyanjye mu buryo bwo aribwo bwose. Ntabwo wari gukorera igihugu unyuze mu bundi buryo utagiye kuba umudepite? Exactly, n'ubundi nsanzwe ngikorera, ariko byibuze iyo ufite nk'iyo platform yo kugira ngo ugire n'iryo jambo n'imishinga urubyiruko baba bafite n'ibitekerezo bufite, iyo ugize iyo platform yo kuba wenda uri nko muri iyo nteko ishinga amategeko, ufite uburyo wabageraho neza, cyangwa nawe watanga ibitekerezo byawe cyangwa n'iyo mishinga ikumvikana neza cyane. Nta yindi mpamvu, kuko n'ubundi still nubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yashatse kutwera imina, ntabwo bivuze ngo tuzarekera gukorera igihugu cyacu. Hari abavuze yuko impamvu abantu benshi mwatanze kandidatire ushobora gusanga ari ikibazo cy'ubushomeri, nibyo koko? Byaba ari nabyo wenda ku ruhande rumwe, ariko sinabifata nk'uko muri ubwo buryo gusa. Wenda wa muganira n'abashobora kuba barayitanze kubera ubushomeri, kuko nako ni akazi. Exactly, nako ni akazi bariya baba barimo bahembwa, yaba uri umudepite uri mu kazi, urabyumva? Ni ukuvuga ngo nimba ni nk'uko wajya ku applying ahandi mu buryo bwose, ibyo biremewe cyane. Si ukuvuga ngo kugira ngo wenda ntabwo navuga ko ari ubushomeri cyane, ariko ni uburyo bwo gukorera igihugu, ko nta nyungu irimo. Abantu benshi cyane bakunze gutekereza ko iyo utanze kandidatire nko kuba umudepite cyangwa kujya mu bintu nk'ibyo bya politiki harimo amafaranga, ariko usanga kenshi twebwe dushyiramo n'amafaranga menshi cyane kabisa, kugira ngo tujye no muri utwo turere no gushaka izo sinyatire n'abantu kugira ngo bagereho. Ibyo byose bisaba amafaranga. So rero umuntu ugira uwo mutima wo kuvuga ngo agiye gukora ikintu nk'icyo ngicyo nta n'inyungu irimo, wamara no kugikora, komisiyo y'amatora igashaka icyo kintu cyawe wakoze ngo n'igihe n'agaciro, nicyo kintu kiba kibabaje. Yes. Ngira ngo bwana Ronald, uti hari n'amafaranga menshi umuntu aba yaratakajemo, ugereranyije amafaranga angahe waba waratakaje mu gushaka imikono? Wenda ntabwo navuga ku mafaranga cyane, ushobora kuyavuga bakagira n'ubwoba, ariko ni amafaranga menshi cyane, kuko urumva nimba umuntu agomba kujya mu turere twose, kuzenguruka uturere twose tw'igihugu, ayo transport, hari n'ahantu ugomba kugenda ukarara, hari n'ahantu ugomba kugenda ugakenera n'icyo cyo kurya, ayo mazi, ni ibintu byinshi, n'amafaranga menshi. Ntabwo navuga ngo ni umubare n'uyu, ariko amafaranga yo ni menshi cyane atangwa muri ubwo buryo kabisa, kugira ngo urebe ko wakuzuza ibyo byangombwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ibyakire. Bivuze ngo niba mbyumva neza, ushobora kuba ngo iyi kampeni wari urimo gushaka imikono ishobora kuba igusize mu gihombo, ndetse n'ibyo wahataniraga ukaba utarabibonye? No, nta gihombo kiri mu gukorera igihugu, nta gihombo kiri mu gukorera igihugu, kuko no mu bundi buryo, yaba n'amafaranga, yaba no kukirwanirira, n'umuntu yarwanirira n'igihugu, uretse no byo kuvuga amafaranga. Uburyo bwo aribwo bwose umuntu yakoresha kugira ngo ukorere igihugu, yaba amafaranga, yaba imbaraga, yaba ubwenge, yaba ibitekerezo. Amafaranga si cyo kintu cya mbere na mbere kugira ngo umuntu avuge ko akoreye igihugu. Icyo nari nshatse kuvuga, uragira uti
tujya gushaka imikono hari amafaranga twagiye amatransport aho twagiye turara ayo yose ibyo byose ni amafaranga twagiye dusohora ibyo amafaranga mwayatanze mugira ngo muzavemo abadepite uyu munsi kandidatire zanyu zaranzwe bivuze ko byagenda kose ni igihombo nicyo gihombo nari kukubaza sinzi uburyo nakigusubizamo wenda ni igihombo cyo ni igihombo kuko iyo umuntu afashe nk'amafaranga akayashyira ahantu kugira ngo byibuze arebe uburyo yakoreramo igihugu igihombo si amafaranga igihombo ahubwo ni ukudaha agaciro ibyo bintu nk'abo bayobozi dushyira izo kandidatire zacu ni igihombo tuba dufite cyane kudaha agaciro nicyo gihombo kurusha amafaranga yes ngira ngo bwana Ronald ni gute wisanze muri politike niki cyatumye winjira muri politike politike rero abantu benshi sinzi impamvu batinya politike bakayifata nk'ikindi kintu ariko ubuzima bwose turimo ni politike yaba imibereho myiza y'abaturage yaba ibintu byose mu gihugu ni politike buriya ntibazababeshye kuko akenshi abantu bamwe baravuga ngo nujya muri politike ngo ni ibibazo iki n'iki no ntabwo ari uko biba bimeze ibintu byose mu gihugu ni politike uko byagenda kose rero ibintu bya kose politike ugomba gukora iki kuyisangamo ahanini rero nk'iyo tuje nka gutya wenda umuntu aje muri ubu buryo akenshi nibwo bumva ko ari politike wenda kuvuga ngo utanze nk'iyo kandidatire cyangwa uje mu buryo nk'ubwo bwose nibwo babara ko ari politike ariko nashaka kukubwira ko politike atari ibyo ngibyo politike si ukujya mu nteko ishinga amategeko politike si ukuba perezida politike ni ibintu byose mu buzima turimo yes ngira ngo uko byagenda kose burya iyo umuntu avuze ngo ngiye kuba umudepite ngiye gutaka kandidatire ku mwanya mukuru w'igihugu hari ibitekerezo bavuga hari ibintu abashyize imbere akavuga ati ndamutse ntowe nzakora ibi ngibi wowe niki warushyize imbere imigabo n'imigambi yawe ni byinshi cyane exactly nk'urugero naguha cyane mu gihugu cyacu ikintu bibagiwe cyane ni talent hari impano yaba umupira w'amaguru yaba abahanzi baririmba yaba abahanzi bashushanya izo zose ni impano ikindi cya kabiri ni igihugu cyacu nicyo kintu nakomeje kukubwira hari uburyo bwinshi cyane iyo ugize ayo mahirwe yo kuba urimo neza ikintu baba batubeshya abanyapolitike buriya ni uko baratubeshya cyane kugira ngo bakomeze baturyane ayo mafaranga baba bari kurya bakadutera ubwoba sometimes ngo ntukajye muri politike ngo politike iteye ubwoba ngo iki n'iki bazagufunga no icyambere na mbere iyo ufite imigabo n'imigambi for example ngwaye nk'urwo rugero rw'impano twebwe nk'urubyiruko usanga igihugu cyacu urubyiruko singiye kuvuga ko bataduha amahirwe yarahari ariko bakwiye kuduha amahirwe ya nyayo usanga ahanini urubyiruko badufata cyane nk'abantu nitwe batangaho urugero rubi urubyiruko ibiyobyabwenge urubyiruko ntabwo rushaka gukora urumva kandi sometimes ugasanga n'abantu bari kuvuga ibyo ngibyo ngo urubyiruko ntabwo rushaka gukora aribo bantu bari mu kazi banakwiriye kuba banatanga n'ako kazi banabikurikirane so tuba dukwiriye natwe nk'urubyiruko kugira ngo natwe twigerereyo kugira ngo natwe dukurikirane ibyo bintu byose yes ngira ngo uti nifuzaga guteza imbere impano nifuzaga ese ibyo bintu uri kumva byari gutuma ubundi ukomeza kuko urumva ni ku rubyiruko gusa ku bantu bakuze bwo bari kubakorera iki no exactly impano ntabwo igarukira ku rubyiruko niki sinzi ko nabikubwira kuko usanga n'ahanini urwo rubyiruko rubikura ku bantu bakuze kugira ngo unateze n'iyo mpano yawe imbere hari abantu tureberaho urumva abo bantu tureberaho nibo nyine nibo iyo mpano yabo kuko bagenda bakura natwe ni twebwe tugomba gukurikiraho so nk'ikintu navuga ahanini nka gavumenti ngize nk'ayo mahirwe nuko wenda byagenze gutyo njye numvaga nifuza guteza imbere impano z'urubyiruko mu buryo bwo kwihangira imirimo kuko barakubwira burya ngoye nk'urugero tugiye kureba
wenda reka dufate umupira w'amaguru. Usanga umupira w'amaguru twebwe igihugu cyacu nta n'ikintu bikitubwiye. Usanga just nubwo bubaka ibyo bikorwa remezo ariko ntago bategura kuva hasi ngo abana bakure, abakina basket barahari ariko ibyo ngibyo ntago babiha agaciro. Usanga nizo za ministeri z'urubyiruko ziraho gusa just zitwa ministeri z'urubyiruko. Zirakora nyine zikora bisanzwe ariko zikwiriye gukora bya nyabyo byo gukora ku mugaragaro nk'ibindi bihugu uko byateye imbere. Nkuko tubona ibindi bihugu biri gutera imbere, sinzi ikibazo kiba kiburaho, ahubwo akwiriye kumenywa ngo niki twakongeraho kugira ngo natwe tumere nk'aba bandi bateye imbere. Yes. Ngira ngo Ronald, washaka kuba umudepite, uyu munsi ntibikunze, urakurikizaho iki? No, njyewe n'ubundi nahisanzwe nkorera igihugu cyanjye, kandi nabwo wenda nubwo babikoze kuriya wenda ntabwo bisobanuye ngo sinzakomeza gukorera igihugu cyanjye nk'uburyo nagikoreraga. Nimba komisiyo y'amatora yarahisemo uburyo bwabo, sinzi uburyo babikoramo, sinzi hari ukuntu banjya numva ngo babyita kata, sinzi kata babinyujijemo wa mugani, ariko bakwiriye nabo kumenya ko n'urubyiruko bakaruha amahirwe, n'abakandida bigenga bakabaha amahirwe, nk'aho usanga ibintu byabo bakora komisiyo y'igihugu y'amatora bitanumvikana, kuko nibo bakwiriye kumenya ibyerekeranye n'iki n'amatora. Aho usanga abakandida mu by'ukuri amatora yacu hano mu Rwanda, singiye kuvuga ngo wenda ndashaka gusabye iki n'iki, biba binateguye neza mu gutegura kabisa, ariko ugasanga hari uruhande rumwe wenda bashaka kugenderaho, mugasanga abantu ntabwo bahabwa amahirwe angana. Urumva, nta kuntu ushobora gufata nk'ishyaka rimwe ngo urihereze 70%, ngo andi mashyaka agabane iyo 30%. Sinzi uburyo babikozemo ibyo bintu, nicyo kintu njya nibaza, kuko urabizi ko hari ishyaka rimwe rifata 70%, no 30 indi isigaye ikagabanwa n'andi mashyaka nabo bigenga. So sinzi uburyo babitekerejemo ibyo bintu, sinzi n'impamvu babihisemo. Ugasanga komisiyo y'amatora nayo ngira ngo nicyo kintu kibagora kugira ngo bamanaginga ibyo bintu byo kuvuga ngo ari abafite 70%, abandi bazagabana aya ngaya. Ugasanga abandi biyamamaje, ugasanga bari gushaka utuntu nyine two gushyiramo ukuntu gufata abantu bamwe kubarutisha abandi, niko nabyita. Ariko tuba dukwiriye kugira ngo abantu bose tubahe amahirwe. Komisiyo y'amatora rero nk'ikintu nayibwira, mutekereze, twaragize amahirwe buriya iyo dufite abadamu buriya turabubaha cyane, nka Madame Oda, umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora. Aba akwiye kwicara akiga akanareba nk'ibi bintu biba byabaye, bikamwigisha ubutaha ku buryo agomba kubyigaho ntibizongere kuba nka gutya. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo hari abakandida bamwe berimye, kuko kandidatire zatanzwe ari nyinshi, ariko ugasanga ibintu wagira ngo biraho ngaho. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo abakandida barenga magana 600 ubafatiye ngo ntago ngo ari abatujuje amasinye, ngo ari abatakoze iki. No, ikibazo cy'abariya komisiyo y'amatora, wagira ngo akazi kababanye benshi kenshi, cyangwa wagira ngo barashaka koroshya ibintu byarahindutse, ntabwo ibintu bikiri bya bindi. Ubu ngubu tuba dukwiye gukora ikintu kigaragarira. Niyo mpamvu amahanga abagomba, iyo tuvuze ngo igihugu cyacu batureberaho mu buryo bwose, bakwiriye kutureberaho. Aba bakandida bose bagiye bavuga icyo kibazo cy'uko kandidatire zabo zitemewe. Nkanjye ubwanjye abantu nabahereje abantu umubare narabahereje mbarengerezaho, ariko ntibyabuze kuvuga ngo haracyarimo utubazo, ngo ntabwo nujuje kandidatire amasinyatire. Sinzi kuntu wavuga ngo nimba umuntu agusinyiye ari i Kigali, ari uwo muri kariya karere, ngo ibyo bibaye ikibazo. Kuki se abandi bo basa nk'abo baborohereza? Ni utuntu turi aho ngaho. Sinzi nimba ari akazi kenshi, sinzi bo ubwabo nimba bashaka koroshya akazi, sinzi nimba karabananiye kugakora, sinzi. Hagati aho ngaho nanjye ikintu navuga. Ngira ngo Ronald,
uravuga uti bankuye ntabwo banyemereye bampaye amahirwe yo gukomeza, ariko ukirengagiza ko mwatanze kandidatire muri abantu barenga 600 ariko imyanya ari mikeya, imyanya itagera no mu ijana. Urumva mwese ubundi mwari kubona iyo ntebe? Exactly, nicyo kibazo bagize bo ubwabo, nicyo kibazo bagize bo ubwabo bwo kumva ko hari abantu bakwiriye kujyamo, hari n'abandi badakwiriye kujyamo. Urumva, ahubwo nibavuge ngo ikibazo si abantu benshi, ikibazo bo bumva ko hari abakwiriye kujyamo. Barakumva ku kantu, aho kugira ngo ufate abantu bajyemo bose bahangane, utsinze atsinde. Atari byo kuvuga ngo mwatanze kandidatire muri benshi ngo ushaka kugira ngo ube nk'uworoshya ibintu. No, abantu bose bahama amahirwe akora iki angana. Urumva, noneho baze bahangane. Iyi ni politike tuba turimo turi gukina. Urumva, abantu bahangane kuko buri muntu wese aba afite ibitekerezo, nta muntu wavuga ngo uyu ni urusha uyu nguyu. Urumva, icyo nicyo kibazo gihari cyane exactly. Uhita unabibona hariya kuri komisiyo y'amatora. Nkatwe iyo tugiyeyo cyane usanga batanakwitayeho, ukagenda gutyo ukagira ngo ni ukuzuza umuhango, just ngo abantu baje, itangazamakuru riraho, aho kugira ngo ahubwo ukurikize gahunda. Kuko njyewe nkanjye exactly ku ijana nagombaga gutsinda. Urashingira ku kiko wagombaga gutsinda? Cyane rwose, njye nagombaga gutsinda, ahubwo sinzi impamvu bavuga ngo murashingira kuki, kuko n'abandi ubwabo nta kintu wabwira ngo barashingiraho ngo bazatsinda. Exactly, iyo bashyira hariya ikibuga twese twajyamo tugahangana. Urumva, atari ukuvuga ngo hajemo ibintu by'ubushuti, ngo hajemo ibintu by'ubuvandimwe, ngo turaziranye, ngo uyu nguyu agomba kujyamo, ngo iki n'iki bintu. No, nimba akazi batagashoboye neki nibegure ku kazi baveho. Urumva, nimba batagashoboye nibegure ku kazi, abana bakeneye akazi barahari, kuko neki kubiri hari iri mu kazi. Nikeke ko wenda ari impuhwe iri kutugirira, ari n'amafaranga yacu twebwe neki ni abakozi bacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bari kutugirira impuhwe. Exactly, usanga n'amatora, twebwe amatora yacu yo mu Rwanda bije yayo ari twebwe abanyarwanda iva mu gihugu, nta nkunga twebwe iva hanze y'igihugu. Sasa rero ufashe icyo kintu twebwe amafaranga abanyarwanda dutanga kugira ngo ibintu bigende neza, mwebwe komisiyo y'amatora mugashaka ibintu kubifata nk'aho ari ibintu byoroshye just biri aho ngaho buri gihe. No, habakwira nimba akazi mutagashoboye nka komisiyo y'amatora mugatanga, abantu bashaka akazi barahari, ariko bakora ikintu kirihe kinyuze mu mucyo. Uko byagenda kose n'ubundi ibintu bakoze binyuze mu mucyo, binyuze mu mucyo, mu buryo navuga ko ari uburyo bwabo bo ukuntu babitekereza. Ariko njyewe bitewe n'ukuntu nabibonye, njyewe ntabwo nakwemeza ko binyuze mu mucyo. Ntabwo binyuze mu mucyo kabisa 100%. Kandi kabisa nkuko nabo ubwabo bakumvisha ko ibintu binyuze mu mucyo, nanjye ni nkuko naze nkakubwira ko bitanyuze mu mucyo. So sinzi uruhande wenda twavuga ngo twajya ku ruhande ngo ibintu binyuze mu mucyo, kandi njyewe nanjye ndi muri uwo mukino. Understand? Ngira ngo Ronald, ubundi wiyamamaje utanze kandidatire inshuro zingahe? Iyi ni inshuro yanjye ya kabiri. Ubushize nari niyamamaje mu rubyiruko. Ryari? 2018. Ntabwo biba nk'ibyo ngibyo, aho usanga umukandida depite uhagarariye urubyiruko nkanjye kuba ntari muri komite. Urumva, hari ibyiciro bitatu, hari abafite ubumuga, hakaba abahagarariye abafite ubumuga, hakaba abahagarariye abagore, hakaba abahagarariye urubyiruko. Abo ngabo bo ntago batorwa n'abanyarwanda muri rusange, haba hari komite zabo zibatora. Sasa nkanjye nimba naraje nkiyamamaza nk'urubyiruko, numa amahirwe yo gutora, kandi nanjye ndi mu bakandida manganye nabo ngo kuko nari muri iyo komite, kandi ukaba warakiriye iyo kandidatire. Exactly, ibyo ni ibintu bikwereka ko ibintu biba bidaciye mu mucyo. Nimba njyewe nje ngatanga kandidatire nk'umudepite mpagarariye urubyiruko, abo ndi guhangana nabo bari muri komite, kuki wemera kandidatire yanjye ngo ukayemera just niye wabonye aho umukandida bahanganye n'abandi natorwe?
ngo nuko utari ufite abantu bagutora. exactly kuko ntari ndi muri komite, kuko ntari ndi muri komite itora ibihari ngo ari komite y'urubyiruko muri buri turere haba hari komite y'urubyiruko. So njyewe iyo komite sinyirimo, abo nibo abantu bagomba gutora. Banyemereye kugira ngo niyamamaze nk'urubyiruko, ariko si ngomba gutora kandi ndi umukandida. Urumva ako kantu? Niba ariko amahame abivuga, ariko ayo mahame ahereza abantu uburenganzira kurusha abandi ni amahame bwoko ki ameze ati, ku buryo wambwira ngo wowe ntabwo ugomba gutora kandi uri umukandida ufite abo hangana. Buri mukandida iyo yatanze kandidatire, niyo mpamvu ubona na perezida wa repubulika iyo yatanze kandidatire nawe agenda agatora, kuko ubwo burenganzira ni ubwe bwo gukora iki, bwo gutora. Niyo hantu ubona utanze kandidatire nk'umuntu uri guhangana n'abandi, we n'ujye gutora ahubwo hagatora abandi. Exactly aho hantu niyo ibyo ngibyo nibyo mbwira komisiyo y'amatora, muba mugomba gutekereza mukareba ese ibi bintu turi gukora nibyo. Kuki se utanabyiba ko twakuhaye akazi kugira ngo nk'umuntu wize ufite ubwenge tukaguha akazi muri komisiyo y'amatora? Nicyo kintu nkubwira, komisiyo y'amatora bari abantu barimo ni twebwe abaturage twabahaye akazi. Muri make ni abakozi bacu baturushaho ku bwenge wenda bizeho kuturusha, ariko ntabwo bisobanuye kugira ngo aho abantu baturusha ubwenge bizeho ahubwo bakora ibintu bisa nkaho biri aho just bitumvikana, kuko nta kuntu warutisha umukandida undi, bose baha amahirwe angana. Urumva nk'icyo wambajije ngo ese kwa abakandida ngo bari benshi cyane, ese mwese mwumvaga muzajyamo? Iyo ntabwo ariyo mpamvu itatuma abandi ubahereza amahirwe angana nk'ay'abandi. You understand? Yes. Ngira ngo Bwana Ronald uti 2014 wiyamamarije kuba umukandida uhagarariye urubyiruko. Uyu munsi wari wagiye wari watanze kandidatire nk'umukandida wigenga. Ese birahagarira aha ngaha cyangwa uzakomeza cyangwa ugiye kujya mu bintu ugiye gushaka utundi turimo tw'amaboko ukora? Uzi ikibazo gihari ni uko usanga n'abantu bahereza amahirwe sometimes banagirayemo bakicecekera bagatuza, kuko baba bamaze kubona akazi n'ubundi ni inshuti zabo, baba barabashyizemo bamwe na bamwe kugira ngo just babahe nk'akazi. Ariko ntabwo tuzaceceka kuri iyi nshuro. Urubyiruko natwe niyo mpamvu nsaba urubyiruko, ni gute ushobora kumbwira ngo bashyizeho ikintu kibangamira abaturage mwese mugaceceka? Ni gute umbwira ngo nimba igihugu cyacu uburyo kiri guteramo imbere ukavuga ngo abacuruzi bafunge saa 7, mwebwe abayobozi twatoye mukagenda hariya mugaceceka, utanaje ngo usobanure impamvu ngo ufungishe abantu saa 7? Nta nimwe, just impamvu babishyira abo ngabo bashaka ngo dufunge saa 7 nuko baba biriwe mu kazi kabo. Babiriwe mu kazi kabo ngo barushye, ngo badashaka sinzi ibintu bibasakuriza sometimes, ngo bavuga ngo urubyiruko. Nicyo kinababaje, urubyiruko akenshi babashaka kugira ngo badushyire icyo kintu ko ibiyobyabwenge iki n'iki, ngo urubyiruko ngo iki n'iki. Ugasanga nimba igihugu cyacu gifite umutekano, dufite abashyitsi birirwa baza mu gihugu cyacu, ni gute umuntu ufata umwanzuro wo kuvuga ngo nibafunge ngo tubare ngo ni saa 7? Urumva ako kantu ko nyine kahita kakwereka ko abantu mwatoye ntacyo bavuze, nta n'akazi barimo. Urumva ni gute uvuga ngo abantu urabakingishije nk'abana bawe ngo nimufunge mutahe ngo amasaha yageze? No. Buri muntu aba afite uburenganzira. Exactly nubwo wavuga ngo urabafungishije batahe, ntabwo bisobanuye ngo baratashye, sibyo? Nimba abantu basanze bari kwenjoyinga ahantu ati saa 7 zageze mutahe, urakeka ko bari butahe? Ntabwo bari butahe. Ahubwo kuki mutiga ikibazo gihari ni ikihe? Impamvu mushaka ko ayo masaha mwafungisha abacuruzi? Icyambere na mbere, abacuruzi ntabwo babaha agaciro. Amazu barishyurwa, urumva? Imisoro tugomba kuyitanga nk'itegeko, kuko kose umusoro ni umusoro. Ibi bikorwa remezo byose ureba ni uwo musoro. None se nimba ufungishije aba bantu ngo nibakore saa 7
uzi ibintu biba bipfuye. Hari abana bari gukora ayo masaha ufungishijeho, hari umwana ugomba kuza mu kazi saa 7. Urabyumva? None se nimba ufungishije saa 7, ubwo urumva wa mwana ugomba kuza mu kazi saa 7 aracyaje mu kazi? Ntabwo bakije mu kazi. Wambwira ngo impamvu ni iyihe yatuma mufungisha abantu saa 7? Exactly nibyo bintu navugaga, abo bantu dutora ntabwo baba batwitaye. Iyo bageze mu kazi babumva ibyabo birangiye, ukwezi kugashyira bagahembwa bagataha, yigereye mu rugo iwe ararushye, ntabwo ashaka ibintu bimusakuriza kuko we yavuye mu kazi. Nta kibazo, ku kwezi kurashyira amafaranga barayamuhemba, amafaranga yacu n'amafaranga yacu twebwe y'abanyarwanda, bari abayobozi muba mureba. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni muwe batugiriye ngo cyangwa ngo bari kutwitaho. No, nta n'inkunga y'amahanga. Amafaranga bahembwa n'amafaranga yacu, ariko ikibazo kukibagerayo rero kugira ngo barebe ibintu bigaragara, ntibagire aho ngaho ngo umuntu akaza agashyiraho itegeko ngo saa 7 saa 8. Kuyiye mpamvu kuki utanasobanurira abantu ubwe ati list twakizamo saa 7 kuko wenda cyari ikibazo cy'umutekano, hari ibyo nacyo, kuko kuva na kera umutekano twebwe abanyarwanda tuwirindira. Urumva? Nta mpamvu rero nimwe yo kugira ngo ushaka kuzana kuko urushye. Urumva? Exactly, urarushye wowe, uri umuyobozi, uri minister, uvuye mu kazi rwose urarushye, ntabwo ushaka ibintu bigusakuriza, ntabwo ushaka kugenda mu muhanda harimo abantu bagenda. No, igihugu cyateye imbere. Kuki je narabajije se niyihe mpamvu? Usanga urugero baguhereza ngo impamvu ngo n'ibindi bihugu ngo ari ibihugu ngo ugeramo ngo bifunga saa 7. Ibyo bihugu nibyo ugenderaho. Kuki utagendera ku gihugu? Twebwe turakeri mu gushaka iterambere. Exactly, icyo ni ikibazo gikomeye. Sinzi impamvu na government, sinzi n'umuntu wagitekereje icyo gitekerezo. Gusa ngiyewe nk'ikintu cyane nasaba President wa Repubulika, kuko no gutanga iyi kandidatire ngiyewe ndi ruhande rwa President wacu Paul Kagame, ndanamushyigikiye rwose. N'abantu banjye bansinyiye nubwo komisiyo y'amatora yashatse kubizanamo bya bintu byabo, ariko ngiyewe ndasaba abantu bansinyiye bose abanshyigikiye, ndashaka amazwi yanjye yose kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ku gipfunsi nk'ibisanzwe, ni muzeyi wacu, uriya ni uncle. Muri make twebwe nk'urubyiruko tumwita uncle wacu. Kuki ikibazo uncle nawe sinzi ikibazo wenda gihari. Abano bantu be sinzi impamvu atabakurikiranwa narebe ko ari we wenda ibibazo byose baba bashaka kubitura kubishyiraho. Ubwo nicyo kibazo ni ngombwa ngo kibaze kimugereho. Icyo ntabwo ari ikibazo ahubwo kiba gikwiriye gutekerezwa natwe abayobozi bandi gutyo. Turarambiwe, hari ibintu tuba turambiwe. Niyo mpamvu sometimes tuza mu bintu nk'ibi, kuko hari ibintu bari abayobozi dushyiraho badashaka kwitaho ngo banamenye, bakajya aho ngaho kuko bategereje ukwezi ko gukora iki ngo shira, nta kibazo bafite, arataha yigire mu rugo, imodoka irahari. Urumva? Ntabwo atekereza abantu. Ugasanga abaturage bari kwirirwa basererana n'aba bacunga umutekano, izinkera gutabara za nijoro bakingisha abaturage, hari abantu b'abacyamande, ibintu bagakora ibintu byaki wagira ngo ni kijurajura. Ubwo basanze wenda arengejeho iminota 5, ubwo ni ukumukata amafaranga cyangwa ukamuhereza akantu. What is that? Nakubajije nti ko wiyamamaje 2018 ntibikunde, 2024 utanga kandidatire ntibayemera, urarekura cyangwa urakomeza 2029 nabwo uzongera uhatane? 2000 na kangahe? Ngira ngo manda yindi kurikiraho izarangira 2029 nabwo hazongera kuba kwiyamamaza. Uzongera wiyamamaza utaye kandidatire yawe? Ibyo bintu nakubwiye icyo gihe nacyo kirahari, ariko nibakeka ko tugiye kuva mu gakino nkuko babikeka ko ubwo batwera iminye bakashaka kudushyira ku ruhande ko natwe nkaho akaze ari akabo bashaka kwihererana ngo bakeke ko tuzarekura. No, nakurekura. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu twaje, igihugu cyacu cyaduhaye amahirwe. President wacu first of all niwe muntu utwinspira, kuko nta wundi muntu uzaza kandi nta n'undi muntu ufite ubushobozi kuruta undi. Buri muntu wese ibintu yabikora, yaba nanjye urubyiruko cyane.
muhaguruke murebe, si njyewe njyenyine ariko murebe ibintu biri ngombwa, mutinyuke munabivuge, kuko abo ngabo mwebwe mutora iyo mumaze kubatora bagerayo baba bari kubabeshya ati nimudutora iki n'iki. Usanga mu minsi ya nyuma ubu ngubu abadepite basaze mu nteko ishinga amategeko baba bari kuzana utubazo nk'aho bakavuze kera, ubu nibwo bari gushaka kutuzana kugira ngo nyine kuko babona ko tuhageze mu gihe. Gusa ndashaka kukubwira ko nzakomeza, nta no guhagarara, nta n'umuntu uzaza umbwira ngo va muri politike ngo iki n'iki, kuko akenshi baratubwira ngo politike ngo ni ngo politike ngo ugiye muri politike ngo iki n'iki ngo baragufunga. Itegeko nshinga irabinyemerera exactly, ndabizi ko ubu ngubu bari bungireho ikibazo, ariko nubwo bangiraho ikibazo abantu barwaniye igihugu cyacu ntago nabatesha agaciro ngo nceceke mbona ibintu biri gupfa. No ngo wumve ko wenda biri burangirira habi. Turakomeza, ahubwo banatwitegure ko tuje ibindi wenda bazabibona imbere. Ariko ndashaka kubabwira na message nabahereza, turaje bya bindi tubatora mukajya aho ngaho mukajya mu bintu byo gushaka kurya amafaranga yacu just ubundi umuyobozi yakakwiye kwegera umuturage, urumva, apana ibintu byo umuyobozi bwo kuza wabona umuyobozi ukagira ubwoba. No, wari ukugira ngo uri umuyobozi ngo abantu bagutinye. No, uba ukwiye kuba umuyobozi abantu bisanzuraho bakabwira ibibazo. Aho se nimba ikibazo nk'icyo cyoroshye kivuka exactly nk'icyo kibazo nakubwiye cyoroshye, iyo uvuga ngo ufungishije abantu ko twakoze kuva na kera, iki gihugu kuna kera za 70 niye ugeze wumva ngo mufungi mujye kuryama, kuki biza muri iki gihe ahubwo twakandi bayarubwo tunakora cyane amasaha 28 n'abana bakabona akazi, mwirirwa muvuga ngo urubyiruko ntago rushaka gukora. Kubera iki ayo mahirwe bafite yo gukora ku cyahubwo yo mutabareka ngo bayakoreshe? Turakomeza, ahubwo icyo nababwiye nimba bari no kundeba, ndashaka kubabwira ngo ubu ngubu naguhagarara, ntago twatesha agaciro igihugu cyacu, dukwiye gutera imbere. N'abana bacu bari kuvuka tuba turi ababyeyi bamwe, hari ibintu tutagomba kwihanganira ngo tubibone just gutyo gusa. Ibitekerezo umuntu wese mukamuha amahirwe yo gutanga ibitekerezo. First of all, ni gute ushobora kumbwira ngo bamwe barabona 70% abandi babone 30%, urubyiruko ngo kabiri? Urumva, gufata abadepite hafi 80 abamwe ukabahereza 70, abandi ukabahereza 30, urubyiruko ukabahereza babiri. Urumva, kandi iyo population high kabiri nibo bantu benshi. Twebwe urubyiruko ni twebwe benshi, aho kugira ngo byibuze udafatemo na 5, ahubwo imyanya yose ngo ni kuyiha abandi batanatekereza banavuge ngo ahubwo bano bantu tubakoreye iki kugira ngo banatera imbere nk'urubyiruko. Ugasanga ahubwo bari gushyiraho kuko bo bari mu kazi. Urumva, barakora bo birirwa mu kazi ku manywa saa 12 baba batashye, akazi bakagiramo saa 3 baryamye baruhutse, noneho nijoro bo baba batashye. Ntago bifuza ko abandi bakora iki, bakomeza akazi. Ibyo ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo nibyo bizatuma rero tutarekera ibintu byo kuvuga gufata urubyiruko bakakomeza bavuga ngo urubyiruko ntago rushaka gukora, ngo rukure amaboko mu mifuka. Just ibyo ngibyo babivuga kuko baba bafite akazi, urabyumva, kuko baba bafite akazi, nta kintu bibabwiye. Urubyiruko ibiyobyabwenge, urubyiruko rwishe n'ibiyobyabwenge, ariko habaho igikorwa cy'inyungu nko mu matora. Urubyiruko nitwe tuba turi kwisoga rwose, baba baduhaye keya, urubyiruko turabakunda, urubyiruko imbaraga z'igihugu. Imagine ibintu nk'ibyo baba badushukashwa just, ariko iyo tumaze kubatora twongera kubabona se. Sindabonaho umudepite, nabona ari inziranye n'inshuti zanjye, nabo narababuze. Ndabizi se nabo sizi ikibazo bafite aho guhura, nabo bararakaye utanabegera. Imagine umuyobozi akwiye kwegera umuturage. Urumva, kwegera umuturage ukamenya ikibazo afite, mukungurana ibitekerezo. Si wowe wenyine uri aho ngaho mu biro byawe, si wowe ufite ibitekerezo kurusha abandi bose. Egera abaturage muganire. Urumva, nimba wowe twaraguhisemo nk'umudepite uhagarariye abanyarwanda, egera abaturage
si ukujya mu biro ukicara hari ukarya ukanywa n'icyayi warangiza wataha nimugoroba ugataha ukanywa akawayini. No ubwo se ubukemu akazi ni ukwicara mu biro se? Kuki perezida yifata akajya mu cyaro gusura abaturage? Wowe nk'umudepite unakwiriye no kuba unazi n'ibibazo by'abaturage bafite ukaba utabagira ahubwo uri boss. Urumva ibyo bintu nibidakemuka, niyo mpamvu nkubwira ngo ubu nta guhagarara, mu buryo uko bizagenda kose tugomba gukomeza ahubwo baba babyiteguye. Sinzi ubwo ngubwo ibintu bazaza bavuga, ubu ndabazi bazaza bavuga ngo iki n'iki, ariko icyo bazaza bavuga njyewe itegeko nshinga rirabinyemerera, kandi ndashaka kubabwira ko ndabiteguye. Nimudahindura system yo gukora, mukita ku baturage, mukita ku rubyiruko, mugaha agaciro abantu, nimusuzugura abantu ngo mubafate just kuko muri abayobozi ngo tubatinye gusa. Iki natwe igihe cy'amatora ubundi nicyo gihe abaturage dukwiriye kuvuga ibibazo byacu bitubangamiye, kuko n'ubundi iyo tumaze kubatora ntabwo twongera kubabona. Ndabyumva brother, iki nicyo gihe rero. So icyo nakubwira, mutegereze. N'ubundi komisiyo y'amatora ubundi yo ntabwo ndarangizanya nayo. Ntabwo ndarangizanya nayo. Gute? Kuko njyewe impapuro nabahaye zirazwi. Sinzi uburyo bambwira ngo njye kandidatire yanjye ntabwo koze iki, ntabwo yemewe. Simbizi ubwo buryo babifatamo, sinzi n'ukuntu babitekereza. Ahubwo ikibazo bafite ntakikubwiye, akazi ntabwo bagashoboye. Nimba badashoboye akazi nibagahereza abandi bagashoboye. Ari abantu bakeneye akazi kandi banakurikirana bakanakora akazi neza. Urabyumva my brother? Yes. Bagakora akazi neza. Nimba batabishoboye nibabireke. Ntabwo ibintu by'amatora ntabwo ari ibintu just biraho ngaho ngo woroshye akazi just kuko wabonye ngo batanze kandidatire ari benshi ngo ushake kugira ngo ubyoroshye. No, kora akazi. Bavuze ibintu mutari mwujuje, ntabwo bapfuye gufata gutyo gusa ngo babimeka babangire kugukomeza. Ubwo se warabyemeye? Kuki njyewe se utakwemera ngiye byo mvuze nk'umukandida ukumva wakwemera bya komisiyo y'amatora? Ngo ushobora gusanga waramaranga-mutima ariko bigukoresha. Bose kuki ataba ari amarangamutima yabo just kugira ngo boroherezwe akazi? Nibyo nkubwira. Bo just wenda sinzi ko babikoze, ariko ari igihe ushobora gusanga abantu bashaka kugira ngo akazi kabo korohe, cyangwa sinzi kabisa. Ariko n'ubundi ntabwo birarangira, bizarangira ku itariki 14 kwa gatanu. Sasa komisiyo y'amatora nibaramuka banabikoze nk'uko babipanze, igihe cyabagendanye, buriya nabo bafite ubwoba igihe cyabagendanye kubera ibiki ibintu baba batarakoze mu mucyo neza. Igihe cyabagendanye nayiye cyo kubikosora gihari, ariko ubutaha bagiye banamenya ko ibintu iyo tugiye mu matora nicyo gihe cyo kugira ngo duhitemo bagomba kuduhagararira. Ntabwo ari cyo gihe cyabo cyo kugira ngo base nkaho wagira ngo barashaka kuduhitiramo cyangwa iki n'iki, ugasanga bari gukora ibintu biraho bidasobanutse. Madame Oda nka president w'amatora, exactly tuba tuzi ko abantu uriya ni namwita nka mama wanjye cyangwa anti wanjye, abakwiriye kureba akanareba n'ibintu bitumvikana, akareba n'ibintu ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu mwangiye ngo kubera ngo ari umuntu wamusinyiye ngo ari hehe ngo ari Gisenyi ngo agomba gutorera. None se kubera iki bo bavuga ngo muhinduze indangamuntu ngo wagomba gutorera nimburi Kigali wihinduze ize ibe ari Kigali? Aho no kugira ngo boroshye ibintu. Urabyumva? So kuki batakorohereza abakandida nk'igihugu cyacu? Usko ibyo ngibyo nk'iyamahanga bibonye igihugu cyacu babashaka angaho nawe bashaka kuduteza bari abantu. Exactly. Ariko niba mbyumva neza, wowe icyifuzo cyawe wifuzaga kuba ari abantu barenga 600 batanze kandidatire, bose bazemera bakiyamamaza? Cyane rwose. Nimba umuntu wishaka gufata umuntu kuko ngo hari umubare mwinshi ngo ushake gukora uko ibintu byawe uko bishaka, nubwo baba igihumbi bahereze bose amahirwe bose, noneho abantu bahitemo uwo bashaka. Urumva? Yaba ku mwanya wa perezida, urumva usanga abantu babakuramo just kubera imyumvire yabo.
urumva ngo none se impamvu babikora kuriya ni uko abantu bari benshi. Ntabwo ari ukuvuga ko abantu batanze kandidatire ari benshi ngo nawe ukore ibintu mu buryo bwawe ubishakamo. Abantu bose baba bakwiriye kubona amahirwe akora iki angana, noneho bagahangana, sibyo, mu buryo bwiza, atari uburyo bwo iki ni igihugu cyacu twese. Nta muntu wavuga ngo uyu nguyu, ntabwo wowe ukwiriye kumitiramo. Njyewe nk'umunyarwanda nkwiye kwitiramo nkavuga ngo uyu nguyu, sibyo. Nkanjye abaturage bari mfite ibibazo by'abaturage nari ngiye guhagararira. Si wumve ngo kuko ngo bari benshi ngo wumve ibitekerezo byanjye afite ngo wumve wabica amazi just kubera ngo abantu bari benshi reka dushaka uburyo tubagabanyamo. Imagine ibintu nk'ibyo ngibyo. Nakubajije, hari ikibazo utansubije. Nakubajije ngo 2018 ko wiyamamaje ntibagutore, 2024 ntibagutore, ukavuga ngo urakomeza ndetse nibwo ukiza, uzakoresha ihe tekinike none yo kugira ngo utorwe? 2029 2029 nabo batwitegure, kuko komisiyo y'amatora nicyo kintu yibwiye niba akazi batanagashoboye basezere mu kazi, kuko usanga ari nabo banaduteje n'ibi bibazo byose. Urabyumva? Kuko wenda sinavuga iyo gahunda iri imbere ni gahunda y'Imana. Ubu turi muri gahunda y'iki gihe. Gusa nka message nabahereza kuri icyo kibazo cyawe mbajije ni uko ubu turahari, twaje tunaje ubona no kudusubiza inyuma. Iki gihugu cyacu ntabwo twashobora gutesha agaciro abantu bakirwaniriye, abantu bagikorera bakitanga ijoro n'amanywa, ngo wowe just uze kubera kuri aho ngaho wumve ngo ibintu ukwiye kubijyana uko ushaka. Ibyo wenda bya 2029 byo tubitegereze. Gusa message nabahereza nuko mpari yaba no mu nteko ishinga amategeko, niba ngombwa naho tuzajya tubasangayo exactly, kuko n'ubundi ni umwanya wanjye. Buriya ni umwanya exactly nakabaye ndiyo. Ushingira kuki utaratowe? Naratowe barankuyemo uko babishaka exactly. Nakubwiye si ngombwa kugira ngo nkorere igihugu cyanjye ngo wenda ngo njye muhariye. Mu buryo bwari bwo bwose ngomba gukorera igihugu. Icyo nababwiye cyo nibatwitegure turaje. Ngira ngo tugera ku musozo w'ikiganiro, nicyo wabwira abanyarwanda badukurikiye, abantu bari bakwiteguye ko bazagutora, ni ubuhe butumwa babagenera? Ubutumwa nagenera abanyarwanda uko byagenze kose nicyo kintu nakomeje kuvana kare mbabwira. Tuzakomeza uko bizagenda kose, tuzakomeza dukorera igihugu cyacu. Nkasaba cyane abanyarwanda nabo kwihagararaho, kutagira ubwoba bwo kumva ko ikibazo gihari udakwiriye kukivugaho, kuko bano bantu muba mubona ngo babayobozi bariya twebwe nitwe ba boss babo. Bandi bazakubeshye ngo urebe umuyobozi hariya ngo ni meya, ngo urebe deputy, ni twebwe ba boss bakuru. Ntibazakubumve ngo urabatinya. Niba gushyiraho ikintu ubona atari cyo, kivuge, haguruka uvuge. Ni gute wambwira ngo perezida agiye kujya ahantu mu gitondo saa 12 mu kubura umuhanda, mukora iki? Mukora umuhanda. Imagine kuko agiye kujyayo. Ubwo bushobozi ntabwo bwari buhari bubonetse ako kanya. Ibyo ntabwo ari ibintu. Abanyarwanda ndashaka iyi manda ikurikiyeho ubutumwa nabahereza n'aka kantu ndashaka mu gakoting. Iki ni igihugu cyacu, nta wundi muntu uzava hanze ngo azi akemura ibibazo by'igihugu cyacu, ni twebwe ubwacu. Kandi ikindi cya kabiri, ntuzatinye kuvuga ikintu ngo ni politiki. No. Bariya baragukanga, bariya abayobozi muba mubona just ni nk'aho ukugutera ubwoba bw'ikisa, kandi ari wowe boss mukuru. Ni twebwe ba boss bariya mubona, bariya ba minister, bariya n'abakozi bacu babakwi. Nubwo nyine iyo bageze hari babaye aba boss nabo ba deputy twamara kubatora bakahita bagenda bakatwibagirwa, ariko ni twebwe ba boss. Understand? Abanyarwanda rero
iki nicyo gihe cyo kugira ngo mutinyuke munavuge. Kuvuga ntabwo bisobanuye ngo urwanyije leta. Kuvuga ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo urigumuye kuri leta cyangwa iki uvuga ikibazo gihari. Nicyo kintu kizatuma igihugu cyacu umuvuduko kiriho niho tugomba kugenderaho. Nundi dusanzwe tuvuga ngo n'ubu turi kuvuga sinzi ibyo uvuga ngo tugomba kuvuga n'ibyo tugomba kuvuga. N'ubundi dusanzwe tuvuga uko biri kose abanyarwanda n'ibiki uvuga ngo tugomba kuvuga muri Imana. Ntabwo haye urugero rworoshye. Iyo ukingisha abantu saa 7 za nijoro bari mu kazi ati ni mutahe abantu babagabo abantu bakuru nkaho ari abana bawe ufungishije abadepite mwatoye bagaceceka, ubwo wavuga ko bari kuvuga cyangwa just bo nta kintu biba bibabwiye. Ni gute umuntu wishyura umusoro, wishyura inzu ku kwezi, ukeneye kurya, wishyura school fees z'abana ngo saa 7 atava mu kazi, twagakwiye gukora amasaha 28. Urumva? N'abana bakabona akazi. Iyo ufungishije ariko iyo ukoza ku kantu ko gufungisha abantu saa 7 abantu baba babuze akazi, yaba abamotari, yaba abatwara taxi, urumva, abasekirite nabo, yaba nabo babounce, yaba nabaki, abo abantu bose baba babuze akazi. Warangiza ngo turi ngo turavuga. Ntago aba bayobozi ntago batuvugira just kuko bona kibazo bafite. Bo barahembwa ukwezi kwabo kurashira bagahembwa. Ubusi urumva yabafite aravuga ibyo ntago bindeba, nibashaka bazafunge saa 2. Nabyumva kuko we nta kibazo afite. Arataha nimba niyo wine arayigura ijyana iwe mu rugo. Ariko uzibuke ko iki gihugu cyacu dufite abanyamahanga bari kudusura, abakeneye kuza agatembera u Rwanda amasaha 28. Nimba umunyamahanga yaje hano mu gihugu ukavuga ngo hano bafunga saa 7 ngo tubari ni saa 7, nushaka urara ugenda ijoro ryose ariko nta hantu uzabona ikintu ukeneye. Ubwo wambwira ngo ubwo koko abo bantu baravugira. Urwo n'urugero ruto nguhaye just kugira ngo urebe ko nabo bayobozi baba batanakora sinzi ko nabyita. Akabazo nkako ngako kakabaho mukakarebera just gusa muri abantu b'abayobozi nimunakaganiraho ngo munakavugeho. Ubwo n'urugero ruto nguhaye. Hari ibindi byinshi cyane ntajya ngaho ngo vuge. Urabyumva? Ngira ngo twagushimira wenda tukazongera gusubira ubutaha. Murakoze cyane Umukunzi TV, naye ndabakurikirana cyane. Kandi namwe ikintu mbifuzaho mwamwe itangazamakuru mujye mugerageza mugere ku baturage kuko ni mwebwe abantu ba mbere munavugira abaturage. Mwirekure, ntugambanire igihugu ariko ikibazo gihari ukivuge kigaragare nibwo gikemuka. Urumva? Ntibazababwire ngo hari ibyo ukwiriye kuvuga ngo hari ibyo udakwiriye kuvuga. Hari ibyo ukwiriye kuvuga koko, hari n'ibyo udakwiriye kuvuga. Ariko ibikwiriye kuvuga byinshi by'ibibazo birahari. Nkamwe abanyamakuru muba mukwiye just namwe guhaguruka, especially cyane usanga ari urubyiruko, mu buryo bwo guhanga akazi, mu buryo bwo kwegera government kugira ngo namwe ikore iki ibafashe. Urumva? Mukishyira hamwe namwe mugatanga ibitekerezo nabwo bya nkamwe abanyamakuru exactly. Abari na government kwiriye gukora iki namwe kubafasha. For example nguhereza, reka dufate nk'izi za social media wenda dusoza. Reka dufate za social media nka za TikTok tuba twumva mu bindi bihugu zibahemba. Urumva? Ariko hano mu Rwanda just mubona abana bashyiraho ama content nka ministeri sinzi nimba nayihereza ministeri y'ubucuruzi, nimba nayihereza ministeri y'iki. Icyo kintu cyo itanakireba babana nkuko ibindi bihugu izo TikTok zihemba abantu, namwe imbuga nkoranyambaga bakabibakurikiranira, iterambere rikagira ahantu hose kore bwo ku kazi. N'ibyo bayirirwa batubwira ngo twihangira akazi, urahanga akazi se government itakwegereye muri ubwo buryo. Kandi murakoze cyane. Kandi akandi ka message nabahanyuma
turaje mutwitegure be scared very scared ya dano. ngira ngo abari badukurikiye nuko dusoje nk'ibisanzwe nkuko mubona nyine twasuye Ronald Ibingira. Ngira ngo nyine nimunamukenera tuzongera tumugarure, ariko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha kirangiriye cyangwa se naha tugisoreje. Reka dukomeze kubashimira kandi tubifuza gukomeza kugira ishya n'ihigwe mu byo mukora byose. Ngiye nk'ibisanzwe ugenda wumva mu biganiro bigiye bitandukanye, nitwa Young 250 the great of course, nyene Siraki niyo mazina yanjye. Ishya nitwa Umukunzi TV. Niba mubona ibiganiro byacu dukora tutiyabonesha, muzakore sabone. Murakoze cyane.